Tizwe. Urwaye amashyamba ze? Waje kurwara amashyamba? Ufashwe uteze? Tumuko bitwanye vuba. Nase byahize bituye gatoye. Ahubwo icyuma cy'icyabiri indaya y'icyane. Seswe yenda mutuma nkurano no warayarya pe ako kunu yabaye kagaciri ni gake nubwo yakarya wenyine kabye kumutuma ariko waba mutumye umugati ibirungo ndajya kubyigurira nta nubwo yamenye ibyo nyene y'ibyo kanze muhamagare mutume agenda banguke nanjye nje guteka Square so ujye umuntu aba yahamagariye Sister Christine nawe mwabaye. Se bimeze bite? undi buri mubi umuntu aba yahamagariye Se undi se ko mbona uri gutora agaciri gake y'ubundi ako karadohaza. nzi by'agaciro birakureba mwamagaye kugira ngo utume iby'imice ntago bikureba Ariko nabyo birandeba nese ntago ubona ko nzindukanye inzara. Sari yasumbye sesemi nawe ngo ntibindeba nese ubu urabona wowe ndageza saa sita ameze gute ibyo by'inzanye ndabizi ko ifite niyo mpamvu nshaka kugutuma tugateka vuba yenzanira umugati ku muhanda umugati ubuza umunota umwe uzana umugati inyama umugati mvuze umugati iby'inyama zinabizi navugaga inyama y'inoti wowe ibyo kwijyana ntabwo dufite abashyitsi rero nkusabye kugenda umunota umwe ukabanguka ukazana umugati natetse icyayi ndabanza mbakiriza icyayi ibingibi ndabitekanye nese sister kumbona umaye inyama yose ubu ngize kuntu nkuramo akantu nkashyira mbere y'imbavu hari ikintu bitwaye ako rwose ako musazanye nawe wazagireka imitego ayo mafaranga ari ku mubare ibintu biri buvemo mfite ubwoba ko bitanavamo amafaranga yarabuze mfite imibare nk'igihumbi ngo ugure akantu nta by'akantu ngo utumye umugati kandi umunota umwe ubona ugeze hano reka ngende da ndakuzi iravuga kandi sawa nibeshye umutegereze shoti kabisa aseni yamurikiye uriya ndi guserimbura ariko kabisa noneho aya mafaranga ariko ambaze nyapangire nananaciye bugufi sister ngiye turamenyeranye ibyo yigira byose no busa kuko aya mafaranga ntago nayamusubiza habe na gatoya ahubwo icyuma cy'icyabiri indaya y'icyane hanyuma umugati w'icyabiri nawo nibyo ariko nta nubwo nanawugezayo byose ni kimwe hanyuma ndajya no gusunda nta nubwo mperutse mu kabyiniro ndajya no gusunda ahubwo ni ukuvuga ngo njye nambaza ngo nayashyize hehe ndamubwira ko icyumba cyanjye kirimo ariko nubwo ntacyo nzanye naribi mbanje kubona umugati ariko mu kanya ndajya kukigura byose ni kimwe ko ubundi ubwoko bw'imigati harimo na wundi wa power connection ubundi iyo niko bawita noneho uyu ni umwe noneho umuntu iyo amaze kurya akuma agahita akabona ahantu gafata neza mu nda y'abantu noneho yandaya yo ndayemeza icyane cyanjye ndakigaruza reka mbanze nanaburye
mere kuri uyu nguyu wa power connection ubundi cyane cyane wa mukobwa we ariko kuduha we kese ubundi uyu nguyu waba usubitsira reka mbanze mfate no kuri wa wundi nguyu undi niyo yayo ariko se Hey, Jesus Christ of Nazareth. ya reka nsangize yose n'ubundi power iyo yivanze na power connection ewana ni umuti ndabizi ko wajya kubona ukabona na cyamatoha kiraje kiransabye ku mugati wanjye wasi ndatera la Jesus! Genda tiki shunza kulamba Kizwe. Urwaye amashyamba se? Waje kurwara amashyamba? Ufashwe uteze? Ko ibintu ku munwa se wabaye? Ko ndera ku munwa hariho ibintu bibi. Bese ibi ni biki? Mukubitwa n'inkuba natumye umuntu natumye mu gitondo reba basanga yizirageza abashyitsi bagiye kuza ako ndamwica wo mufatira nta soni kanze muhiga yo yagiye kuri boutique ya hema yanjye ako nagatanga iswe yanahaye 5 shamana kanjye kumuhiga ariko naganye Nase byahize bituye. Umugati ma. Karimba yarabihetse ibyo bintu. Ese ibintu none imigati ko ndi. Namutumye mu gitondo mutuma imigati yayiriye niba bayagize. Namutumye mu gitondo mfite abashyitsi. Sinabonaga rwaye amashyamba ngiye musanza ha. Yice mbona byimbye hano ngira no kurwara. Ngo wagize utasensanze muri kumwe. Ese twananze byarimo ko nsanza yicaye hamwe baze. Nabaye 5,000 ndebe ibinanza ni hejuru 5,000 namuhaye. Komana yanjye. Kahoro muri muragura gasantera imigatira. Gerasanye nayo imwe mwagamwe. Sikizo kwaswe sweye. Ntese bibi je inyankara gata intera ibirope. Ngo niswe yango yamutumye imigati. Ubundi se yamutumaga imigati si yo kuriya. Amahira cyane ari musha. Akakantu karanarezwe sha. Karabona ibintu byarabuze, ibintu bisigaye byananahenze. Niswe ahubwo azubwenge uramuhungusha. Ha? Hayi, nani reka nitaje yice. Hayi nde ko ansanga ahansanga. Ko amugora umunyamurengwe. Hayi. Sha. Haya bunyone ngo ivoki ehiye ngo ndandike nigeze gute. Mbaye. Hey, Jesus Christ of Nazareth.